yagiye gusohoka maybe ndabandikira abantu indirimbo nziza cyane nigeze kubyandika kuri social media bushize gospel cyangwa tubona comments nyinshi cyane hafi 1000+ comments indirimbo nziza idasanzwe igiye gusohoka. However navuze ko izasohoka mbere y'ubukwe. Ubukwe ntavuze nabwo navuze doti cyangwa no I'm telling you nuko ngo navuze doti cyangwa cyane ko imbere y'ubukwe bibe doti please ngomba afite indirimbo izasohoka reset niba ngo doti yabara Kenz. Okay, indirimbo izasohoka umwana bamaze kumuguha. Urakoze cyane ushimira ababyeyi kubera ko nibo bizamakinga sense nibwo bizamakinga more sense. So kuri ndararikira abantu bose bose batwumva abantu bose bakumbiye the-ben bakumbiye indirimbo za the-ben bakumbiye indirimbo zanditswe na the-ben ko kuri 13 indirimbo idasanzwe zabiri hanze. Hari umuntu uri kutwumva they feel special. En fait indirimbo izasohoka le 7 nuvuga ngo dutira bale 15. Okay, indirimbo izasohoka umwana bamaze kumuguha. Urakoze cyane ushimira ababyeyi kubera ko nibo bizamakinga sense nibwo bizamakinga more sense. So kuri ndararikira abantu bose bose batwumva abantu bose bakumbiye the-ben bakumbiye indirimbo za the-ben bakumbiye indirimbo zanditswe na the-ben ko kuri 13. Hari ikibazo mutamubaje gifitanye isano n'indirimbo ye. The-ben tubwire anecdote ijyanye n'uburyo umukecuru wawe yigeze guhamagara ati ngwino nkwereke uburyo uzajya uririmba, ati uyu muhanzi wumva ndashaka ariko uzajya uririmba, ataho ndabikwemereye. Akubwira indirimbo yawe akubwira ngo ariko uzajya uririmba kandi ariko kubwira indirimbo yawe. Iyo story nijya muri mama akimenya ko mama yamenye ko ndikora indirimbo zisanzwe kuri sinari nkuzi kuri iyo ndirimbo nagaragaye mu video nono byeruye inakoranye na Tom Cole. Atatu zirageze and you know what it is. Ano masaha ni amasaha tukuhereza ikirangirire ukaganira nawe uko ukameze. And guess who's coming today? The Ben. ngewe ubu warwaye urukebu ntabwo ndi gusobanukirwa neza ibintu birimo birabera ahangaha. Amaze kwinjira abantu 63 ndi kubara 65 the-ben ari inyuma ndi kubureba hari inyuma ariko umwe ngo arashagawe. Niba warasomye Bibiliya neza hari ahantu wasomye muri Bibiliya ngo nuko Yezu ngo ari ku ndogobe ngibiki n'ibiki ngo kuri mashami ngo basasa ngibishura ngibiki ibishura hano byasaswe urumva kabisa ewana. The-ben is right here hano rwose ibintu bica ku Kiss FM. Rya kote ryangire ngo ndisase hano hasi ariko singo ikote nawe wakwisasa nawe ni ikote nawe ni ikote dore sasa murese Gabi umubwire the-ben yageze abo utari kumva bari gusuhuzanya. Rusine emotion ziramurenze Rusine yicara uvuge nanjye suhuzanya bazi uvuga suhuzanya. Yego ndakubwiye ngo ni ibitangaza biba. Wow cyakoze ubu hari umuntu uri kutwumva nicaye mu nzozi ze nonaha aka kanya mpagarariye abantu bose batarahura na the-ben. Uyu munsi ndi kumwe nawe rwose umenye yuko aka kaboko umusuhurishije sinzigera ngakaraba bakagiye muye n'abantu batahuye nawe. Umva arasa neza arahumura neza ku ikoti ryiza cyane noneho kumuhobera shaka mubwiza ukuri uko bikeka niko biri nibishoboka ko wamuhobera uheze no guhobera imbere ugahindukira ugahobera n'inyuma. Umusore the-ben oya the-ben iri nyine pujo oya umusore. Welcome muri Kiss FM the-ben. Thank you so much. How you doing, man? I'm doing great. Looking sharp, brother. Thank you, man. Always. Sinzi ukuntu the-ben abigenza ariko buri gihe yaje hano haba hari indi mood umunezero mwinshi urukundo rwinshi kandi buri gihe n'umunezero n'icyubahiro cyane kukwakira. Turishimye cyane kubana nawe. Nari ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe nawe. Amakuru meza cyane.
najya mbona abantu binjira negereza amaso y'inyana kuyinjira ndaheba Pamella ari he namushakaga turamukumbuye turamwemera turamukunda ari cyangwa ari inyuma araje Pamella ari umugeni ntago yagiye gushaka ibirongorano aya mugeni yagiye gushaka ibirongoranwa bavuga ibirongoranwa cyangwa imishingiranwa ubundi bavuga ibirongoranwa ariko niba ijambo twarihindura ubu yego ari mu myiteguro ubu si imyiteguro wigeze iyawe imyiteguro nanjye ngeze kure cyane ntago byoroshye ariko the ben cyari icyemezo cyoroshye gufata icyemezo nka kiriya nk'umustar ukundwa n'abakobwa benshi beza kandi benshi bakobwa guzaze n'abamama wanyuzwe n'amukunda gufata icyemezo utimisemo uyu muntu uwagendeye kuki ndumva iki kibazo kigoye kugisubiza ariko bavuga ko umufasha mwiza umuhabwa n'uwiteka nibaza ko igihe kigeze you just feel it actually iyo igihe kigeze niyo uhuye n'uwo muntu tu uhita ubifiringa ko she's the one ukumva ko ari ushize akadomo tell us gatoya ukuntu mwahuye Pamella yarazwi mu gisata cya Miss Rwanda the Ben nawe n'umuhanzi ukunzwe n'abantu benshi cyane and most of the artists nkunze kumva hari igihe bavuga bati ndashaka umuntu utazi ibintu bya showbiz ku buryo kabisa umva nzajya mumbwira aho nagiye n'iki nyese ntabyivangemo what happened kugira ngo wumve ko Pamella is the one azwi nawe uzwi namwamenyanye gute mwakundanye mute nyine gatoya inkuru yanyu y'urukundo kubera nuko bivuze bisa nkaho ari igihe cyageze nanjye natekerezaga nk'uko abantu benshi abantu bo muri industry batekereza aba artist numvaga nzashaka umuntu utazwi cyangwa se utari mu ariko ukuntu Imana itangaje uhura n'umuntu ugasanga ibyo utekerezaga byose siko bimeze so ko na Pamella dufite ibintu byinshi duhuriyeho nubwo ari out there ari also a little bit reserved nubwo ari out there ari ntabwo ari out there ariko ntabwo ari out there ariko nabivuga tu so dufite ukuntu twakonekitinze muri ubwo buryo and it was a snap. Well, before we want to bless your relationship, I know ko mwamaze n'ubundi gufata icyemezo ariko allow me that this time Kiss FM wishes you the best of the best weddings, please. Hey. Thank you so much. Kiss FM turifuza kubifuriza ubukwe bwiza ariko cyane urugo rwiza nitwabona icyo tubaha aka kanya kingana n'urukundo tubukunda cyangwa n'ibyiza tubifuriza ariko uru rurabo mu rwumvemo ibyo byose byiza tubifuriza Alexia aradufasha kurutanga. Wow. Well, you better be ready. Turacyari kumwe na the-ben muri studio za Kiss FM. And you know how it is, need the breakfast with the stars. Hanyuma rero the-ben, you have been releasing hits after hits, brother. Indirimbo zawe zose it's one of a kind. And tell us ku rugendo rwawe kuva watangira gutegura ubukwe, do you think ko utazisanga umuziki ubaye uparitse gatoya ukabanza ugatangira inshingano z'urugo? Hari abahanzi benshi bavuga ngo iyo wakoze ubukwe bahita bava muri industry. Already ngiye n'uri banshinze kuba before na wedding ngera ariko music ubundi imeze nk'ikintu ku muhanzi wese. Music ni yari passion yawe, ikintu ukunda. There's no way cyagenda nta cyagihagarika. In fact ari igihe kuba ahubwo ukoze iyo step cyangwa se ugiye kuri urwego bisa nkaho bikubera umugisha kurushaho kuko mu by'ukuri umugore ni umugisha, Sabine wabyumva neza cyangwa se exactly. So nibaza ko gusa nyine ibyo cases zibaho kimwe nuko hari n'aba navigating ahandi before they even get to that level. Ariko nibwira ko the amount of love mfitiye umuziki, there's no way.
waruvuze ariko kuri icyo kintu the ben uti hari n'ababinshinja n'ubundi ngo nawe uparitse ibyo bintu bibyumvise ubivugaho iki n'iki wababwira? I think umuntu wese abivugishwa n'urukundo, aba akunda umuziki nyarwanda cyangwa se akunda the ben in particular, so ni ikintu cyiza ugize imana babivuga kuko ibaze none batabivuga nuko baba so ugize imana wakumva kubwira ati we miss you, wanna hear you, ushaka kumva indirimbo zawe, so it's a beautiful thing. However ibintu kenshi abantu batekereza ko tuba turimo sibyo tuba turimo gusa, abantu benshi batekereza ko dukora umuziki gusa, ariko we do a bunch of things I think, and yabibereho umuhamya, so dukora ibintu byinshi cyane, so sometimes ari ibintu tuba turi gukora biduhuza biteye ubwoba, kandi kenshi nabyo bigomba gusporta umuziki ubwawe. Tell us gatoya nko ku munsi wa the ben, you know, especially muri ntuza ya business, you know, urasubwiye ngo hari ibintu byinshi uba uri gukora, maybe ushobora gusanga hari nk'iduka rya the ben wajya guca utandukanye, like we want to be your client mu bintu bigiye bitandukanye, you know, ushobora gusanga hari nk'ahantu usanga nkodesha i Kanombe hari inzu ziwe cyangwa bizi n'ishyura ugomba kuyishyura koko, ugomba kuyishyura. A part of music, nizihe zindi business Ben akora? sinima ndibuze hano, sinima ndibuze vuge, ariko hari ibintu byinshi umuntu bari gukora, ubyuka ukabanza ukamenya ushaka biri ku murongo ABCD almost half a day ugasanga ari byo urimo, and then ikindi andi masaha ugasanga ugeze mu bindi noneho. Abafana udutera ubwoba, hari igihe usanga ushobora kuvuga uti iyi business ushobora gusanga iri nko hanze, and then we think maybe numara gukora ubukwe uzahita usubira hanze. Is it, are you staying here, waje kuguma mu Rwanda, cyangwa izo business zatuma n'ubundi you know duca ibintu ngerageza gukora biri hano, biri Uganda ndetse na USA. Okay. yambukiranya imipaka, ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ibi ama side hustles zanjye ziri muri ibyo bihugu bitatu, so ngira ngo nimba mubibona guhera 2016 mba ndi mu mavive ya ngenda ngaruka, USA niho nsa nkaho mba, Uganda mafe connection y'amavuko, u Rwanda ni igihugu cyanjye, so aho hose niho ibintu byanjye bizengurukiye, ibi n'umuziki kuko na producer beza baba muri ibyo bihugu, abadukorana mu bihugu bitatu. Urugo se rwo ruzaba ruri mu kihe gihugu muri ibyo bitatu? Urugo ruzaba ruri Ben? Urugo nibaza ko uzaba ruri muri USA. Okay. For a little bit, at least for now. Hanyuma se kuri icyo kintu cy'indirimbo, indirimbo tube duhebye, tube tukwihoreye, hari ziri mu nzira bimeze bitaho hantu, n'ubundi agiye kuza arambwiye ngo yagiye kujya muri shoot, wasanga hari indirimbo tuvuze hano yagiye gusohoka, maybe bandikira abantu indirimbo nziza cyane, nigeze kubyandika kuri social media ushize, gospel cyangwa tubona comments nyinshi cyane, hafi 1000 plus comment, indirimbo nziza idasanzwe igiye gusohoka. However navuze ko izasohoka mbere y'ubukwe, ubukwe ntavuze, ntabwo navuze dote cyangwa ntabwo navuze dote cyangwa imbere y'ubukwe, bibe dote please. Indirimbo izasohoka le 7, ni ukuvuga ngo dote zaba le 15. Okay. Indirimbo izasohoka umwana bamaze kumuguha. Urakoze cyane, ushimira ababyeyi kubera ko nibwo bizamakinga sense, nibwo bizamakinga more sense. So kuri ndararikira abantu bose batwumva, abantu bose bakumbiye the ben, bakumbiye indirimbo za the ben, bakumbiye indirimbo zanditswe na the ben, ko kuri 16 indirimbo idasanzwe zabiranze. Hari umuntu uri kutwumva, they feel special uko hari igihe kirekire utagaragara kuri radio nyinshi, you know, kubera ko rero yatoranijwe kuba nawe ari kukumva, maybe wamubwiye izina ry'indirimbo izasohoka, you know, make them feel special. Izina rero twashaka kuisa nk'abayisohora muri kantu kameze nka competition cyangwa se nk'akantu ka test dushaka gutanga kuri nuza, kuri social media, twaba tubitanze kare. Okay, ijambo ritangira nka lettre itangira N. Sawa. Yeah. Ikarangizwa n'iki? No, ariko na R.
R. Yeah. Itangizwa na N, ikagizwe na R. ikarangizwa na R. That's all hard. Aria Namwe bahaye indende ingufi ingufi abanyarwanda turiyizi mse neza cyane wowe wicaye uhagaze usutamye ariko uvuga uti radio yanjye itaza kuva ku 100. hari abantu baheze mu modoka batari mu biro yego hari umuntu waheze ahantu hari umuntu uri kwambuka yumvishe the ben ahagaze muri zebra va muri zebra wateje ambutiyaje wowe mukanya mu ndirimbo twari turi kumva ya the ben nziza cyane indirimbo zose ni nziza cyane yari ari kuvuga ati yaba amarira yasobanura urukundo ngukunda uri emotional icyo kintu urakizi bigenda bite ese stage uyigezeho umutima urafunguka bigenda bite kuko akenshi uri kuri stage amarangamutima yawe bari hano hafi cyane uramusombaje ikintu nanga like what's the one thing you heard about yourself ni emotions I think ngira ikintu cya mbere kimbangamira nicyo kintu cya mbere tukukundira nicyo kintu cya mbere cyiza umuntu yagira ariko I think cyanjye cyakora kiri ku rundi rwego ariko I think nabyakiri ko bimeze kenshi abantu baba emotion bitewe na iyo uri muri situation y'ikintu gukora ikintu then ugaconnectinga inzira zagiye zibaho kujya kugera ahantu uhagaze iyo duhagaze for instance iyo duhagaze imbere y'abantu 100 bakomeye aba officials baturusha ubwenge baturusha ibintu biteye ubwoba ukabahagarira imbere bakagutega amatwi ukabaririmbira bakakwikiriza and then ugatracinga urugendo rwawe uri on a personal level rwabo rw'umuryango rwaba ukabiconnecting ukabigeza ahantu uhagaze ubu ushaka gutanga ikintu kimeze nk'icyubahiro ku Mana and then I think ibyo kenshi I think ngira iyo ngira ku kantu mu mutwe kakanyirukansa kakageza aho ngaho ariko uramusombaje rwose nimba ari ikintu kimbangamira n'ikiriya ariko n'icyuka kubangamira kabisa kuko twarabikunze of course ntago twamenye niba ari ibyishimo cyangwa ari uko se telefone bayitwaye ngombwa ko tubaza mu gikari tuti nyabureka tell us bro ari abasore mwinjiranye ahangaha aba batipi ari babiri muri studio ntabwo mubona abamuca buretse mureka mikoraho gaturebe babaciye kugira ngo telefone bayifate bro I really need to know ariko ni sizanu bihurije na phone ariko ya phone biri ku ruhande na performance twakoze mu gihugu cy'u Burundi shara ku barundi bose n'abantu badasanzwe ntabwo bihuye phone yarabuze phone zirabura iyo biri ku ruhande ariko performance twakoze cyangwa event twakoze tell us about Buja byagenze gute from the entrance kuva kuri ku kibuga cy'indege umva I think wari n'indege zitalanda inzura munsi Burundi ari mu murwa byagenze gute umuteguro wari uri gute kugira ngo the vibe ibingana kuriya i Burundi biza nkabirana kubwiraga kare nari maze igihe kinini nasora indirimbo maze igihe kinini nari nari gusora indirimbo nari abantu nyine bansaba indirimbo almost buri gihe nta ndirimbo mbaha so one of the things bigora umuhanzi nuko yakwemera igitaramo azi ko ntari imbere hanze yego so yo mfashe risk nkakemera nkakijyamo kikabaho ibintu bikagenda kuriya biba birenze there is no way wavuga ngo ni bisanzwe kuko ibintu byabaye Burundi byo byari nibaza ko nta handi ukwiye u Rwanda nta handi hantu ndabibona ku giti cyanjye I've done shows mu bihugu bitandukanye nta ibintu byabaye Burundi biteye bigaragaza nyine ko ururimi duhuriyeho bakonectinga n'indimo zacu cyane and then bagira urukundo ruhamye and then barya show abarundi barya show je te jure abarundi barya show what is that crazy moment wagize hahandi uvuga ati ariko se abatipe bigenze bitanga cyangwa wagiye uri sure koko haza gushya so the thing about me I'm never sure sinyashira muri position uvuga ni
bigomba gushya tu siye nisha muri position bwa ati hano ahubwo nisha muri position nyine iri actually iri itari positive cyane kugira ngo nze gutungurwa kugira ngo nze kwishima kurushaho so ikintu cyantangaje tugeze kuri airport nabonye abantu bamwe bari mu biti ndavuga ni okay Imana irahari kabisa bayibaza kayo nabonye abantu bagiye bari mu biti ndavuga ni kabisa ati ibiti by'u Burundi byera abantu ari ibintu ari ahantu ufite ingero n'abandi bagenzi bagiye babizi baba artist hari nubwo nyene umuntu atapredicting kiri bube cyangwa ubunini bw'ikintu kiri bube ariko hari ama signs make agena kuvuga ati aha Imana irahari ahantu hagomba naho hasa neza kahagagwa you feel so ubwo signs bwo kubona abantu baje kutwakira kuri ya niveau byaje bima mbere yuko tunumva ino ndirimbo yitwa Kola that I love so much ukunda kuvuga Imana cyane and then unitwa Mugisha yego Imana ivuze iki mu buzima bwawe the-ben? Imana ivuze ikintu gikomeye cyane Imana ivuze ikintu gikomeye cyane mu mbyara nyine n'umukozi w'Imana umupasiteri ayobora church yitwa Apostle and Prophet Church mu Bibare ariko usibye n'ibyo nigire n'amahirwe yo kumenya Imana on a personal level so ntabwo ari ibya mama ntabwo ari ibyo ndi muntu ndetse n'ibi bintu dukora mba numva nshaka kwereka abantu ko ni Imana ibitujyana moto it's not really babyita secular babyita iki ariko yego hari secular hari birahari ariko nibaza ko ari ibintu nabyo bifasha abantu did you have that moment moment yo guhura n'Imana hari abantu bavuga bati gihe nari ndi mu muhanda ngiye kugongwa hari undi uvuga ati nari nakubiswe na crise hari undi uvuga ati like what was the moment aho wavuze uti this was God cyangwa iyi yari ihangaha n'Imana ibikoze ari ibihe nka bibiri hari igihe cya mbere nigeze I think abantu muri cyo babizi mu gihe cya Afrika haguruka baga kwa Gitwaza higeze kuba crusade y'abanga aho week none numva mfite nyine ishaka yo gusenga yo kwegera Imana nagiye ngira amaherekwa ari deep cyo gihe numva nyine ari kumenya Imana biri deep nagiye ngira amaherekwa ufite iyo week yose so ikiweretswe nigeze muri iyo week nabyo nari n'umwana actually sometimes I miss those days nigeze kuba ndyamye nyine ndarota ufite iyerekwa imeze nko kurota ndota nsurwa na umunzozi wabyitwa ushaka ariko nabonaga ari nka Yesu arantwara anjyana mu byumba by'umweru bitandukanye then there is hari joy irenze ufite ni joy udashobora ku describing numvaga ni gufiringa at that moment ikindi gihe nabonye numvaga nagize experience y'Imana n'igihe mama yagize kurwara cyane ajya muri koma ajya mu bihe bikomeye think yari 2004 n'umwana nabwo aratwara cyane abantu babizi gushakira byibuka nagwaye cyane ku buryo byasaga nkaho byanjye then turasenga ndabyibuka ko twasenga every day ubwo ingene mu kongeza ugasimbana umwe ajya kumureba undi agasigara mu rugo acunga ba petit frère ariko harimo gusenga numvaga mbese nta point of return for her and then mama arongera arakira numva nyine ni Imana tuyabikoze hari abantu bavuga bati ngiye gusenga kwanjye njya mu rusengero hanaha hari n'umuntu wabitubajije witwa Kwenderi ati asengera muri hedini avuka mu muryango w'abana bangahe ibyo turaza kubijyamo neza wowe kominiyo yawe n'Imana uhura nayo gute uhura nayo ryari ufata igihe cyayo gute cyangwa se uri abantu bavuga bati ngiye ahomba ndi hose nubaka kanya ndi muri studio mfite ukuntu nzamura isengesho mu mutima wanjye kuri njye hagira ibihe nubwo ntashaka kubivuga ariko ubu tugwera uyu munsi wa gatanu guhera saa 9 z'ijoro kugera dimanche natangiriye byo kwiriza tu so rero kako ndi gusengera ubukwe bwanjye so guhera saa 9 z'ijoro zo kwa gatanu kugera ku cyumweru ni fasting so bari igihe hitamo ibihe yegeze Imana isi iragoye isi iri very destructive cyane biragoye byatari
so bimwe mu gihe I think bimwe ngerageza gukora ni gushaka iyo moma ntangira nka drawing myself close to God kuko nzi ko especially iyo hari ikintu gikomeye nk'iki na za ndirimbo zose zatangiriye at that time 8-9 you know. And now iyo ureba ugasubiza amaso inyuma at this moment the band ari gukorana ama collabs ari huge. We have Diamond, Platinums n'abandi ba big artists, you know. You're the band agiye kuri stage twabonye muri Trace Awards, ujyamo muri Rwanda Youth Convention. You are the guy we think of, you know. You dushaka umuntu huza amazina akomeye. But again when you look back ukareba talent nshyashya dufite mu gihugu, hari abasore n'inkumi bari gukora ibintu birenze, you know. How do you feel about that? Do you urabikunda cyangwa umva pressure? How do you feel you ubona talent zindi ziri kuzamuka muri industry nyarwanda? I think I enjoy it. I think ndabikunda hafi ya bose maze no kubahamagara almost ejo musibena ndi kumwe na Dani. I really love Dani's comeback. Comeback. Oh, nice. Yeah, and actually to mushikire kuri gitarama afite. So I feel good about it. Numva ko industry gukura. Kuko biroroshye no kubibona ko iyo biza ko ari pressure na wasohoye indirimbo za buri kanya nanye kugira ngo ngere bibe like, you know, back and forth kuko they are dropping so much which is good, which ntekereza ko bagomba kudropinga cyane kugira ngo dukomeze tuwumve. Nimba mubyibuka Sandrine ashobora kuba byibuka muri 2009-2010 na dropinga nk'indirimbo hafi cyane nk'eshanu mu kwezi cyangwa na dropinga indirimbo nyinshi cyane. So hari igihe gisabwa ko umuntu asohora indirimbo nyinshi kugira ngo akomeze ajye mu mitima y'abantu cyane bagire. So I feel good about, you know, the young generation ndetse n'abandi. Numva ko industry iri gukura, you know, expanding ikajya no mu bindi bihugu. Ukuri ariko ntibura n'icyo kintu cyo kugereranya the Ben na runaka. Hamaze n'iminsi bari kugereranya cyane Ben Melody bikaba noneho ukabona noneho byarenze n'akantu ko kwivugira abafana batangiye kubishyurira mu mutwe. Biriya bintu wabyakiriye utabibonye ubivuga biki? Side yayo imwe ni nziza kuko ni showbiz, you know, ni fan showbiz you know, igira iyo party yo gushyushya ibintu tu. Icyo nshaka nuko tubyitondera tu bikagumeza bika showbiz bikaba byiza, ariko hagati na bruce-melodie tukagira urukundo hagati nuko mbivugiye kuri radio, ariko ni ikintu tugomba kugira. Nge na bruce-melodie twaba turi very connected, tuzi ko turi guha abantu ibintu tukaba competitive, you know. It's good to be competitive, ariko tuka making sure ko hagati yacu hari iyo tuka creating your bond tuma kuko niyo kigomba kuturanga nk'abanyarwanda. Then fans actually, you know, you can't stop fans from, you know, comparing ibintu. Ntabwo ushobora guhagarika abafana kugiranya ibintu. No, ni fanatism niko bigenda.